Imana igiye gusuka ububyutse mu rwego rwo hejuru, igiye gusuka ububyutse n'umwana wambaye inifomo avuye ku ishuri avuge mu ndimi, igiye gusuka ububyutse n'umuntu wajyaga arota rimwe mu cyumweru arote nka gatatu mu ijoro. Imana igiye gusuka ububyutse amatorero amwe namwe yagize igisuzuguriro cy'intege nke yake, igiye gusuka ububyutse yaribaretse gake ngo aba bantu bari ku isoko bataba ku isoko babanze bahinde bahite, bamwe barahinze bashinga amatorero, abandi barahinda barirukanka, ariko ububyutse bugiye kuza n'ububyutse bugiye kuza gusibanganya ibi bimenyetso by'ibitangaza muri guhimbahimba, n'ububyutse bugiye kuza gusibanganya ibikomera abantu bagize batewe n'aba bantu baba ku isoko bataba ku isoko. Ubu bubyutse mu bwitegure buraje, babanyamwuka bahoze buzura umwuka ariko mukagira intege nke bitewe n'amasoko mwagiyeho atagira isoko, muraje mwongere mwake. Ibyo mu byitegure biraje. Ni gake cyane nkunda guhanurira kuri kamera ariko ndahanuye pe. Isoko dukeneye ko abantu baba ku isoko, kuko iyo uba ku isoko utari ku isoko ni kwa kundi ugenda ku isoko ukabwiriza ntihagire umuntu wihana, ntihagire indwara ikira, ntihagire igitangaza gikoreka, kandi n'ivugabutumwa ririho ubu ndi kuri Cyamango, n'ivugabutumwa ribeshya abantu isi. Reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko mudukurikirana kuri Evangeliste Mama Lionel. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bishimire cyane, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha, ibasetse, ibanezeze mu izina Yesu Kristo rifite imbaraga kandi ryiza cyane. Muraza kunyihanganira cyane ko maze iminsi ndwaye ibicurane yo muri kumva ndi kubigira hirya iyo, ariko Mama Lionel ati suhuza abadukurikiye ubomborekane kwa kuntu ujye ubomborekana niyo kubishobora. Utabomborekanye ntibivamo rwose, nkunda bombore yawe biri mu mwuka wera. Haleluya. Amena. Burasirazuba n'Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali nka gatandatu y'abadesipora, abantu badukunda, abantu bakoze subscribe, bantu mwese mwifuza yuko Evangeliste Mama Lionel yagubwa neza, umwuka w'Imana yakomeza agakorera muri we, kandi mwifuza yuko hatagira ikimuvangira. Imana y'amahoro ibishimiye cyane. Turabakiye cyane abantu mudukunda mucecetse, abantu mudukunda mukavuga, babantu mumenye uko agafi kashize n'ukagiye gushira arako masanze. Mama ajyaga avuga ngo impyisi iravuga ikagusha ku nyama. None wagujije ku gafi kabisa. Abantu rwose, abantu mukunda Mama Lionel asetse, nabyo nashaka kugira ngo mwongere munezerwe. Hari umuntu wambwiye ngo akunda iyo nsetse, muri komantere yandika Imana iguha umugisha nawe ukunda iyo nsetse. Imana ibishimira cyane. Muraho neza Mama Lionel? Muraho. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi muyahorane nkuko bisanzwe iteka, imitima yanyu ihugukira iby'ijuru. Haleluya. Tuyerekeje kuri Nyagasani. Imana ishimwe cyane. Mushimire Nyagasani Imana yacu, birakwiye kandi biratunganye. Yego. Ni koko Imana iduhire kandi duhe umugisha. Dusabe Mana umugisha abakurikirana Evangeliste Mama Lionel. Mana umugisha bakoze subscribe. Mana umugisha abantu mwifuza ko Mama Lionel atavangirwa. Mana umugisha abantu batangira ikiganiro bakakirangiza. Mana umugisha abantu bifuza ko Mama Lionel atazataha vuba, ahubwo yakomeza agatanga ibyiza. Mana umugisha bakanda ku kanyenyeri 182. Mana umugisha umuntu wakuye agatambaro k'umukara mu mutwe wa Mama Lionel. Mana umugisha abanyambitse amabaze n'amabobo n'ibitenge. Imana umugisha abamama n'ababyeyi bapfukama bagasengera Mama Lionel umunsi ku munsi kugira ngo imbaraga z'Imana zikomeze zimukoreremo. Mana umugisha abantu bamaze iminsi barakoze amasengesho, baranyandikiye ngo bari gukora amasengesho kunsabira ngo Imana inyongerere iminsi yo kubaho bakomeze banyumve, bahumugisha. Imana umugisha abantu bifuza ko Mama Lionel yagira studio nziza idekuye neza, bakamugurira ibikoresho. Mwebwe ndi kureba mujya mubitekerezaho. Imana ibahire icinzira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Wakiye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi nukuri Imana y'amahoro igumugisha. Ni kwa kundi nabifashe mu mwanzuro, ndavuga ngo ndashaka ko Mama Lionel mujya mumwumva
nta rindi jwi riri hirya rigenda rimuvangira, ubundi nanjye nkajya kuri kamera. Reka mwakira asenga Imana atangire icyo umwami Imana yashize ku mutima we. Ikaze Mama. Mana turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Waraturinze bikomeye cyane, uturindisha imbaraga z'umwuka wera, uturinda nta n'ikiguzi, nta nubwo twabigura. Uyu mwuka urahenze, yo ariko uduhera ubuntu. Tugushimiye ineza yawe n'urukundo byawe, biradukurikirana ku manywa na nijoro, twumva ineza yawe. Urakoze cyane. Aya masaha dusengeye umuntu wese udukurikiye ku magambo meza y'ubugingo wadushyizemo, kandi umwambika imbaraga. Umuntu wese udukurikiye arwaye umuhe gukira, udukurikiye afite ibibazo umuhe ubutabazi bwihuse. Umuntu udukurikiye ari mu nzira agenda agera yajya amahoro. Umuntu udukurikiye aryamye iri joro rimubere ryiza. Umuntu wese udukurikira ari mu bibazo bitamworoheye umurengere vuba. Urakoze, ndagushimiye kubana natwe dutangira kandi kugeza dusoza. Umuntu ugiye gutangirana natwe agasozanya natwe, umugisha w'umwihariko. Urakoze, ndagushimiye kubikoze neza mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ndabakunda, ndabakumbuye. Misi yose nifuza ko mufashwa biturutse ku Mana bigaca muri jyewe, niyo ntego yanjye. Kandi numva mbikorana urukundo, kuko hari indirimbo ivuga ngo abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. Yego, ndabashimira cyane inkunga cyane y'ibitekerezo, y'amasengesho, inkunga y'ubutunzi bwanyu. Mbasabira umugisha uko bwije ndetse nuko bukeye. Hariho umuntu uherutse kumbwira ati uravuga ariko ugeze aho usakuza ndabyanga. Ati nkunda iyo utangiye utuje ugasoza utuje. Akenshi hari igihe bijya binanira, umbabarire cyane cyane nk'iyo ndi mu ivugabutumwa. Ni hari ya minota 15 twize yo kutangira umuntu avuga gake. Hari abantu bakunda iyo ritime, n'umugabo wanjye arimo, ariko hari aho bigeza hagati natangira kumva noneho ikindi kirere gitsikamira izina ry'ubugore, gitsikamira ari kirere kiza kigatsikamira utundi turere, ugashiduka wazamutse. No kujya munyihanganira. Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana ari ku mutima, amagambo areba abantu mwese, ariko cyane abantu bakunda kujya kuri tele, abantu bakunda kujya kuvugira Imana, kuririmbira Imana, kubwiriza, bene abo ngabo. Amagambo numva ashaka ko tuganira cyane arasa naho aribo areba. Tusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 6 umurongo wa 16. Niwo tugiye kwifashisha ubundi tuganire amagambo Imana yashyize ku mutima, kandi turakoresha igihe gito ariko kiri bukorekeremo ibintu byinshi cyane. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana ishimwe cyane. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo, ariko mfite icyo nshaka kuvuga. Nubwo nifashishije aya makuru ya Elisa, mfite icyo ngendereye kuvuga no kujya inama. Iri jambo nshaka ko tuganira harimo kujya inama, kuburira, cyane kubwira abantu babasha guhagarara imbere y'abantu. Umugabo Elisa ni umugabo wubatse amateka akomeye, tumwigiraho byinshi. Imana idufashije natwe tukubaka amateka akomeye nk'ayo Elisa yubatse, yaba ari amahirwe tumwigiraho byinshi. Ni umugabo wakoreye Imana ndetse cyane, kuko amagambo ashaka kuvuga ni amagambo yerekeranye no kuba ku isoko, kuba kuri tere, kugira hiti, kuba ku isoko ariko ukajya no ku isoko. Ni isoko n'isoko naho nshaka ko twerekeza, kuko abantu benshi
barimo barakwepa isoko ariko bagashaka kuba ku isoko. Bantumiye aha n'aha, ejo nzajya aha n'aha, n'ejo nzajya aha n'aha. Paruwase yantumiye, icyumba cy'amasengesho cyantumiye, ibiterane hanze y'igihugu. Ni ukuri pe, muri ino minsi abantu b'Imana yadushyize ku isoko, kamivuge gutyo, nanjye ndimo. Abantu b'Imana Uwiteka dushyize ku isoko, mbega abantu bavuye mu ishyamba bageze ku isoko. Ariko ndashaka ko dutinda ku isoko, ku isoko, kuko nashima kuba ku isoko cyane, ukajya ku isoko gake, ariko ukajya ku isoko kuvoma, kuvoma byinshi, kuko abantu bari gutanga byinshi cyane batabifite, ariko ntibajye kuvoma byinshi. Kuvoma, gutanga wongereho no kujya kuvoma kugira ngo ubone ibyo utanga. Buriya Yesu nawe twamwigiye ibintu byinshi cyane. Iyo yirirwaga mu materaniro yararaga hehe? Mu ishyamba asenga ku isoko. Nawe yajyaga ku isoko, ariko ibintu na Yesu yakoraga ni ibintu tuba dukwiye gukora nk'itegeko, ni ihame, ni itegeko. Nimba Yesu yajyaga ku isoko, mumbabarire nuko kuntu numva nabyita ku isoko ry'umurimo. Umurimo w'Imana nawo ni isoko ry'umurimo. Nimba Yesu yarajyaga ku isoko ry'umurimo, yahamagariwe umugore yamukora ku nshunda, imbaraga zikamuvamo, zamuvamo akamenya ko agabanukiwe, akanakiritika cyane ati hari umuntu unkozeho, hari imbaraga imvuyeho. Abantu rero bibera ku isoko batamenya isoko ikivuze, batangira kuvuga bati reka mwigisha, twese twavuze, twese twakoze, twese twakuzuyeho, nta muntu utagukozeho. Yesu ati reka, hari umuntu unkozeho, ufite intego. Nawe imbaraga yamuvagamo, nshuti yanjye, nawe imbaraga yamuvagamo, ariko akamenya ko nijoro arara ku isoko. Intego y'aya magambo ni ugukangurira abantu kuba ku isoko. Umuntu wagize Imana Uwiteka akaguha mikrofone, akaguha tele yo kuvugiraho, akagushyira ku isoko, ugakundwa mu ndirimbo, ugakundwa mu ijambo, ugakundwa mu buhamya, akagutiza mikrofone, wikwishimira gutumirwa cyane, wikwishimira kuba ku isoko cyane. Jya ku isoko kuko ni byiza. Hari umuririmbyi waririmbye ashyiramo iryo jambo ngo ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora anyirisha, iyo soko. Ndashaka ko tuvugana cyane ku isoko. Uyu mugabo Elisa yahoraga ku isoko. Ku isoko iyo yahahoraga, Imana niyo yamushakiraga n'isoko. Niyo yamuhaga tere, kamushakira tere zo gukoreraho, kuko yabaga yizeye ko yavuye ku isoko, yavomye. Kandi muri ino minsi Imana igiye gusuka ububyutse cyane mutigeze mubona. Imana igiye gusuka ububyutse mu rwego rwo hejuru. Igiye gusuka ububyutse n'umwana wambaye inifomo avuye ku ishuri avuge mu ndimi. Igiye gusuka ububyutse n'umuntu wajyaga arota rimwe mu cyumweru arote nka 3 mu ijoro. Imana igiye gusuka ububyutse. Amatorero amwe namwe yagize igisuzuguriro cy'intege nke yake, igiye gusuka ububyutse. Yaribaretse gake ngo aba bantu bari ku isoko bataba ku isoko babanze bahinde bahite. Bamwe barahinze bashinga amatorero, abandi barahinda barirukanka. Ariko ububyutse bugiye kuza, n'ububyutse bugiye kuza gusibanganya ibi bimenyetso by'ibitangaza muri guhimbahimba. N'ububyutse bugiye kuza gusibanganya ibikomera abantu bagize batewe n'aba bantu baba ku isoko bataba ku isoko. Ubu bubyutse mu bwitegure buraje. Babanyamwuka bahoze buzura umwuka, ariko mukagira intege nke bitewe n'amasoko mwagiye watagira isoko, muraje mwongere mwake. Ibyo mu byitegure biraje. Ni gake cyane nkunda guhanurira kuri kamera, ariko ndahanuye pe. Ariko ububyutse kuza bwo bwaje. Elisa uyu yahorana adresse ye yabaga ku isoko. Iyi soko yatumaga agira ububyutse buhoraho.
Mana ishimwe. Uyu mugabo Elisa niwe muntu wahoranaga ububyutse. Nta hantu na hamwe tujya tubona intege nke za Elisa. Aho Bibiliya yagaragaje nubwo hari bamwe yagiye igaragaza aho bamwe bageraga kandi babakomeye bagafata igitare bakagikubita nka gatatu ngo ngaha amazi mbahaye. Hari aho bamwe bageze bazwi ko bakaze bakaba bahwekerera ku bibero bya Delila, abandi bakaba bakwamira kuri ba Mukawuriya. Ariko Elisa ni umugabo Bibiliya yagaragaje nk'umuntu wahoraga ku isoko, kuko ibintu yakoraga yabikoraga avuye ku isoko. Nabajyaga kumushakisha bajyaga kumushakisha avuye ku isoko. Mana ishimwe. Adresse ye yari ku isoko. Iyo bamukeneraga hari n'igihe bamuburaga bakavuga bati igihugu amazi yaruze, inka ziri kwanywa zikaramburura, ariko nta wundi uretse wa mugabo uba ku isoko Elisa. Elisa kaza akafata umunyu agasuka mu isoko y'amazi, igihugu cyose kikongera kikabona amazi mazima biturutse ku mugabo uhora ku isoko. Hariho nundi munsi bamushatse imboga zaruze, umwe muri abo yanazamo umutanga arazashyiramo agafu, arabwira ati mukomeze murye mugubwe neza. Bararya. Ibyo ni ibintu byamuranze. Aha rero ijambo twasomye ni igihe urugamba rwari rubaye danje, ari kumwe n'umugabo witwa Gehazi ukunda kwihorera ku isoko ariko atazi amakuru y'isoko. Kuko uyo Gehazi we ijisho rye ryakundaga kuba ku ikofe y'abantu. Gehazi yakundaga ikofe bya hatari, ntiyakundaga isoko. Yakundaga ikofe nabo Elisa hakaniraga, yarabirukankanaga ataravuze ngo nimuyazane. Yakundaga inote we Gehazi yakundaga kuba kuri tera ariko atazi ibanga ry'isoko. Rimwe rero arasakuza ati turapfuye turashize katubayeho. Elisa aramubwira ati yaranamusengeye. Ariko Elisa Imana imuhumugisha. Yaranamusengeye ati Mana humura amaso no muntu, abona ingabo zitugose, abona ingabo ziri kuturwanirira. Umuntu uri ku isoko rero, umuntu uba ku isoko mu bintu bizamuranga, ntabwo abona ibipfa, abona ibikira, ntabwo abona ibimurwanya, abona ibimurwanirira. Ntabwo ajya abona ibintu bije kumwica, abona ibije kumukiza. Iyo uba ku isoko ugira amatwi yumva ibyo abandi batumva, amaso abona ibyo abandi batabona. Iyo uba ku isoko abandi babona gupfa ukabona gukira. Iyo uba ku isoko abandi babona birangiye ukabona bitangiye. Kimwe mu biranga umuntu uba ku isoko, ahorana confidence, ahorana muri we gutabarwa n'igihe abantu babona ntacyo afite muri we, aba yumva akoze muri matiyeri z'ubutabazi. Kimwe mu bintu umuntu uba ku isoko ntajya ni gake cyane atentebukirwa. Elisa rero nibyo bintu byamuranze, aribyo nifuriza abantu b'Imana bankurikiye amasaha Imana yashyize ku isoko. Ndashaka kubakundisha cyane kuba ku isoko, kandi umuntu ashobora kuba ku isoko, aka kantu nako tukumvikane, adateganya kuzajya gufata mikrofone ngo ajye ku isoko, ahubwo uyakaba ku isoko ashinzwe gutanga ubuzima ku bari ku isoko. Uyu muntu yubawe, uyu muntu nawe yubawe, yahisemo neza. Uyu muntu yahisemo kuba ku isoko. Aribo bamwe dufite batubereye ku isoko, bavuga ati Mana fasha aba badamu hagurukije muri iki gihe, turakwinginze, fasha aba bagabo hagurukije, twebwe nta mpano yo kuvuga dufite, ariko turi kubona abantu bafite impano yo kuvuga, hagarara ku kanwa kabo, barinde, bagirire neza. Aba bantu baba ku isoko aba bigeze gutanga ubuzima. Umuntu uba ku isoko atanga ubuzima. Uyu muntu uba ku isoko ashobora guha ubuzima abantu bari CHK babuze umwuka bari kuri bombone. Uyu muntu uba ku isoko ashobora gukorera umuntu bukwe nta n'igiceri cy'icuma muhaye, ahubwo akajya ku isoko akinjira mu mifuka y'abantu yahaye invitation ati Mana bakenyuruze nibamutwerere. Kuko uyu muntu uba ku isoko, ndumva nshaka ko abantu bakunda kuba ku isoko pe. Uyu muntu uba ku isoko ashobora guhesha abantu kutwita, kandi muganga yaravuze ko bitakunda, ariko uyu muntu uba ku isoko akamuhesha ubuzima. Kandi kuba ku isoko ntabwo erega kuba ku isoko si ukuba mu buvumo no mu butayu, si ukwibera mu byumba by'amasengesho. Nukuri Usuko ushobora kwiha iminota 30 ukavuga uti iyi ni iminota 30 mfashe y'igicuku igihe abandi gitotsi cyabishe, kuko numva nshaka kuvoma, nshaka kuba ku isoko. Iyi ni iminota yo kusenga,
yo gusenga. Kandi ikintu kizakubwira umuntu ukunda kuba ku isoko, ntabwo yizirikana, azirikana bagenzi be. Iyo umuntu uhamagare kuba ku isoko azirikana bagenzi be, akenshi ntabwo yizirikana. Kandi uyu muntu kuko akunda ahora azirikana abandi, iyo yagiye mu by'abandi Imana nayo iragenda ikajya mu bye ikamutabara. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Uyu muntu uba ku isoko ashobora guhesha ubuzima uyu muntu uba ku isoko, ariko amahirwe aryoshye cyane. Icyo nshaka kuvuga cyane, ndashaka kubwira umuntu uba ku isoko ko agomba kuba ku isoko cyane, ku isoko akahaba gake. Iki kintu muracyumvise bene da? Ukaba ku isoko cyane, amasaha menshi ku isoko, amasaha make ku isoko. Imana idufashe cyane. Hari abantu babaga ku isoko bagaha ubuzima abantu bari ku isoko ry'umurimo w'Imana. Igihe kimwe Petero bamuta muri yombi, yatabawe n'abantu baba ku isoko. Aba bantu baba ku isoko bitwa bitorero, ngo bagize umwete mwinshi, ariko Bibiliya ni nziza we, ngo bagira umwete mwinshi. Byumvikana ko ari n'abantu batagira umwete cyangwa akagira umwete ariko ntakiraho mwinshi, ngo bagira umwete mwinshi wo kumusabira ku Mana. Maze Imana irangije irabanza imuha ibitotsi byiza, arasinzira. Ariko ibitotsi, konegisiyo y'ibitotsi iri kuva ku bantu bari ku isoko. Aba bantu bari ku isoko bamuteye ibitotsi byiza, arasinzira. Asinziriye konegisiyo zirazamuka zigera ku Mana. Imana nayo yumva gusenga ko abantu bari ku isoko basengera Petero. Yohereza marayika aramucicisha, amujyana ku isoko, amushyira bitorero, ngo maze ngo na Petero ubwo akagira ngo ari kubirota mu nzozi. Ni ukuri turifuza ko abantu muba ku isoko cyane, kuko turabyumvisha ko ushobora kuba ku isoko kandi utazajya kubwiriza, utazajya naho bahagaragara, utazajya no ku gatuti, ariko ukaba ku isoko. Kuko uyu muntu uba ku isoko ni gake cyane abazimu bamumenyera, ntabwo bamumenyera. Urumva neza? Yuba ku isoko ntabwo abazimu bakumenyera uko biboneye, ntabwo bagucanga uko biboneye. No. Imana itugirire neza cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ndifuza kuba ku isoko cyane, ndifuza kuba kuri cagi. Umuntu nkurikiye amesha amahirwe yo kunsengera cyane, ndifuza kuba kuri cagi cyane kuruta kuba kuri tere cyane. Nkajya njya kuri tere ariko mvuye ku isoko. Imana ihabwe icyubahiro. Akenshi rero iyo uri ku isoko udaheruka ku isoko, uva ku isoko vuba. Urashobora kuva ku isoko vuba. Iyo utaba ku isoko biroroshye cyane kuva ku isoko vuba, kuko urashirirwa pe. Kandi koko hari igihe yakona ukuntu umuntu yarashiriwe. Ndi umugabo kubihamya kuko ndagenda cyane, ukabona umuntu yarashiriwe, ukabona umuntu ukuntu wari umuzi, kibaza umuntu ko yashiriwe. Hasigara nyine mu mvuga rero yamubwirira mugenzi wawe munyeganyeze, mbwirira abantu 5. Hari n'ibintu ugenda ntajya nemera, ngo mbwirira abantu 5, ngo ngere umbwirira abantu 3, ngo ngere umbwirira mugenzi wawe. Oya, burya cyo ni kimwe mu bintu biranga ko washiriwe. None se ko bagutumiye ngo uzubwira abantu, urantuma ku bantu? Uratuma? Imana iragutuma nawe ukajya gutuma mumbwirire? Oya, mujye ku isoko. Mujye ku isoko, kuko nutajya ku isoko urava ku isoko pe. Ni ukuri urarivaho. Hari umugabo wigeze kurivaho imyaka 7 ajya kurisha, ariko nyuma Uwiteka yunamura icumu, nawe amenya ubwenge, nawe amenya gusubiza icyubahiro Uwiteka yari yambuye Uwiteka. Imana imusubiza ku isoko. Ariko ndifuza ko umuntu dukurikiye aba aha hantu hose. Abavuga butumwa benshi rero bahora ku isoko. Bahora ku isoko, ugasanga isoko barayifunze. Bahora yumva ashaka kugenda, babaye bakaguru, babaye banyira abagenzi, babaye banyira abapasaje rwose.
bahora bashaka kugenda ariko isoko wapi? Isoko dukeneye ko abantu baba ku isoko, kuko iyo uba ku isoko utari ku isoko ni kwa kundi ugenda ku isoko ukabwiriza, ntihagire umuntu wihana, ntihagire indwara ikira, ntihagire igitangaza gikoreka. Kandi n'ivugabutumwa ririho ubu ndi kuri Cyamango, n'ivugabutumwa ribeshya abantu isi, rikumbuza isi, ry'ibitangaza, ibagiriye neza, irababwiye, mumbwirire ngo ikuvanye muri ubu buzima igushyize mu bundi, mumbwirire ngo iguhaye iki. Birane hari ibintu by'ibipindi ntarimo nemera, hari ibintu by'igipindi, kirane igipindi cy'abantu bavuye ku isoko. Umuvugabutumwa uba ku isoko agira ibintu bimuranga, ivugabutumwa rye rigira ibiriranga, gukiza imibiri, gukiza imitima, ubugingo bukaba bushya, umutima igakira, indwara zigakira. Kimwe mu bintu biranga umuvugabutumwa uri kuri tere ariko aba ku isoko. Kandi umuvugabutumwa uba ku isoko, cyangwa umuririmbyi uba ku isoko, uyu mukozi w'Imana uba ku isoko, ntabwo acuya, ntabwo ava ku isoko ry'umurimo w'Imana. Imana idufashe cyane. Yobu yahuye n'ikintu kiramugwira, ariko gihuza nuko ari ku isoko. Iyo uri ku isoko ntabwo ucogozwa n'incamugongo, ahubwo umuntu uzi kubwira kenshi ni ugwa. Iyo uri ku isoko akenshi abantu babigenderamo ugasigara ukomeye, kandi bihiga abandi nawe biguhiga. Ibazo kugira ngo bamubwire ngo abana barapfuye, ingamiya zirapfuye, ibi bintu bimushizeho, ariko arangije umva amagambo y'umuntu uba ku isoko. Arangije aravuga ati jewe Yobu navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Arangije aravuga umutima wanjye uramarwa n'urukumbuzi. Ngibi ibintu biranga umuntu uba ku isoko. Umuntu uba ku isoko ntapfa, ntahora abona bibyacitse. Umuntu uba ku isoko ntabona byacitse. Abona Imana ikora, abona byakoretse. Umuntu uba ku isoko ntabona ibibura, abona ibihari. Ariko umuntu wavuye ku isoko amaso ahora abona ibyashize, ibidahari, ibyanze. Buriya niyo ufite inshuti zitaba ku isoko zihora zikwereka mu isi byapfuye, turapfuye, tuzabaho gute, ubukode butumereye nabi, ubushomeri butumereye nabi, turagumiwe, dupfuye tudashatse, tubyibushye nabi, reba nabyimbye akaguru, ndapfuye, wasanga harimo kanseri, indwara yanjye, mbana n'ubumuga. Mbega umuntu wavuye ku isoko no gupfa vuba. Umuntu wavuye ku isoko ashobora gupfa mbere y'indwara, ushobora kwangirika mbere y'ibikwangiza. Iyo wavuye ku isoko, iyo wavuye ku isoko nta byiringiro ugira, ni uhorana turashize. Rimwe abigishwa bigeze gusakuza cyane bari mu bwato, ngo Yesu yari yisinziriye, ngo aryamye bwerekeza. Ngo barangije barashya basakuza cyane, basakuza bafite amagambo atari mazima, ngo turashize, ngo mwigisha, ngo turashize, ngo ntunabyitayeho, ngo turapfuye, ngo ntubyitayeho. Yesu arangije ngo yegura umusaya gake, ntirirwa avugana n'abo bantu baturashize turapfuye, ngo yegura umusaya gake, arakebuka, abwira ijambo inyanja mu ijwi rituje, aravuga ngo ceceka tuza. Ngo ako kanya inyanja iti ceceka, iranatuza. Undi munsi umugabo umwe agerageza kubaza Yesu ati mwigisha, nzahuri. Yabonaga Yesu agenda hejuru y'inyanja. Yesu amuha ka bonus, aramubwira ati ngaho ngwino. Yo arangije ngo atambutse gake, ateye intambwe ya mbere yibuka amavuko, ateye intambwe ya kabiri yibuka ko adaheruka ku isoko, ateye ya gatatu yibuka igisekuru cye, ateye ya kane yibuka intege nke, uko agenda arigita, atangira kugenda arigita, arasakuza cyane.
arangije Yesu arangije amufata ukuboko aramurokora. Nibwo yahise avuga ati vahondi, vahondi nsanze ntaheruka ku isoko, vahondi nsanze ndi umunyabyaha, vahondi mwigisha, vahondi sinifuza ko unkurikiye wirirwa uvuga ayo magambo ubwira umwigisha ngo ave aho uri, ahubwo ndashaka ko ugira izindi mbaraga, jya ku isoko. Kera wahoranye amasengesho y'isa 9 z'ijoro, wavuye ku isoko. Kera wasengaga iminsi 2 3, ubu hari abantu bicara mu bantu agafata ijambo rivuga ngo kera nari. Uzi ko hari abantu bajya bicara umva agafata n'agafanta we agaterura ijambo ryo kuvuga ngo kera yari, umva disikuru icuye we, disikuru mbi, disikuru icuramye, disikuru nakunda ngo ubu mubona ngo kera nari, akabara amateka ya kera. Kera twarasuranaga tukaririmba indirimbo zo mu gitabo tukuzura umwuka wera. Kera twasengaga iminsi 10 buri muntu akavamo afite irekwa ridasanzwe. Kera abantu bataragira intege nke kandi akikuramo, uyu muntu anikura. Kera itorero ryacu uvuga tu ritaragira intege nke, urumva uyu muntu arimo aranikuramo kandi yarangiritse, naheruka ku isoko. Umuntu utaheruka ku isoko, utaba ku isoko, nta nibonamo intege nke ndugu yangu, ahubwo ubona intege nke z'abandi. Ubona idini ryapfuye, ubona idini ridakora neza, ubona umurokore waguye, ubona umurokore utazi kuririmba neza, ubona umuntu utakizi kubwiriza nka kera. Umuntu wavuye ku isoko ahora abona ibintu bicuye, ahora abona ibintu. Imana izakurinde inshuti yavuye ku isoko. Imana ikurinde. Disikuru ukayisoma mu bantu, rero ugafata ijambo mu bantu bagaceceka bakanakumva, ukajya kubara inkuru za kera. Va mu nkuru za kera twereke, va mu nkuru zo mu ishyamba ku ntare n'idubu we, twereke inkuru igezweho yo kwica Goliyati. Turashaka inkuru ugezeho, witwereke inkuru z'ibyashize wakoze. Turashaka inkuru z'ibyo uri gukora, kuko inkuru z'uko wishe intare n'idubu nta nubwo twe twari duharereka. Ubundi si byo tubwira twari duhari, kera twarasuranaga. Nese ko tutarabona, twereke umuntu wasuye, witubwira uwo wasuye kera, shobora kuba aranapfuye. Ngo kera ngo twajyaga mu bitaro ngo kuwa gatandatu ngo tugashira ibiryo abarwayi. Vana inkuru za kera mu kanwa, garuka ku isoko utwereke inkuru z'ubu ngubu nizo dushaka. Witwereke inkuru za kera zabo wambitse, oya twereke inkuru z'ubu zaba uri kwambika. Witubwira abo wagaburiye kera, twereke abo uri kugaburira. Twereke isoko yawe uri kuvoma, muri kuvoma mu ihe soko. Wowe unkurikiye uri kuvoma ku ihe soko, uri kuvoma ku ihe soko, wagiye ku ijwi ryawe waririmbaga, wagiye kuri cya cyanditswe wagiraga wabwiriza n'umuntu uri mu iteranira rwagataha yakize. Byagiye henerekeza ku musozo, ndashaka kukubazaho byagiye byabihe. Bya bitero 3 n'indirimbo wahimbaga mu munota umwe, mbere ya saa 6 nyuma ya saa 6 indirimbo kayigisha abantu bugakisohoka. Byagiye subira ku isoko aho byavaga, subirayo. Nkundira unsubirire ku isoko, ungarurire za ndirimbo za Bibiliya. Noneho mwaviriye ku isoko muri kuririmba indirimbo z'ibiryo, amafiriti barajya he, baramwaye, idutambagije 7, itunyujije imbere y'abarubinzi. N'ibyo bintu byo gukina ku mubyimba ntiwakumvamo ibyakozwe n'intumwa, ntiwakumvamo umuntu wo muri Bibiliya. Reka bitewe nuko utari ku isoko, subira ku isoko wongera uzusobanure ya Bibiliya wasobanuraga sha, ya Bibiliya wasobanuraga abantu twese tukavuga tuti amina. Subira ku isoko wiza kutubwira inkuru z'abantu batanditse amateka, tubwira inkuru z'abanyamateka. Jya ku isoko. Numurembye yararimye ngo ngwino ku isoko ngari nziza, cya bugufi wa mutindiwe.
bundi wavuye ku isoko ubu uri umutindi wa warakennye wakennye ubuhanuzi wakennye indirimbo wakennye yerekwa wakennye amandiko waravuye ku isoko hari ibintu ukena iyo wavuye ku isoko hari imbaraga zikuvaho subira ku isoko mani tugirire neza muze dusubire ku isoko se mwaje tukajya ku isoko tukongera tukajya kuvoma za nzozi kubona ikintu cyarabaga ukizi none ukaba usigaye utungurwa n'ikintu kubera ko wavuye ku isoko uzi kubora itorero utaba ku isoko barakurira kukoroga pe uzi kujya kuririmba utaheruka ku isoko kera wabaga ku isoko naho babitabitse ukabitaburura kera wabaga ku isoko ukamenya n'ikibazo cy'umunawuri none urimo urarambika ibiganza ku barwayi udaheruka ku isoko dayimoni akagucanga ubu ngo musigaye muvugisha abadayimoni ngo bakababwira ngo bakabacanga uzi kugira ngo uvugishe dayimoni akubwira ati nufata aha ndakira kandi wafata ntakire nufata aha ngaha turagenda kandi ntibagende ariko kera ukiri ku isoko ntabwo wabaga ufite umwanya wo kuvugana na dayimoni ahubwo wabaga ufite imbaraga zo gutegeka dayimoni ikava mu muntu none dayimoni aramara ukwezi mu muntu uhari jya ku isoko jya ku isoko subira ku isoko gabanya iminsi yo kujya ku isoko ihite ku isoko ujye kuvoma ingero ryo kuvoma ibyanditswe ujye kuvoma ubuhanuzi ujye kuvoma iyerekwa rishya ujye kuvoma ekuteri z'umwuka zikumvisha ibintu abandi batari kumva jya ku isoko ujye kuvumbura andi magambo jya ku isoko ugira ivugabutumwa rishya subira ku isoko wongera ugira ijambo rishya rifite umuriro jya ku isoko Imana idufashe kandi tugirire neza cyane ndagira ngo mbasengere wagize intege nke wahoze ku isoko none wayivuyeho ndagira ngo nkwingingire Imana mwami Yesu ndagushimiye cyane kubw'ijambo ryawe rikuru ryera utambukije muri aba bantu harabo ritsinze bamaze igihe banejejwe no kuba ku masoko y'umurimo ariko bataba ku isoko ukanguriye abantu baye gusubira ku isoko bakongera kumva indirimbo nshya bakongera kumva ijwi bundi bushya bakongera kumva iyerekwa rishya ijambo rishya haleluya ndagushimiye ko ijambo ryawe n'imbuto itabora rikurikirana ibihe n'ibihe ritugerere aho tutageze rihindure abantu benshi urakoze cyane ndagushimiye ko ubikora neza mu izina rya Yesu Kristo amen amen